Eyo mwongeye kwirirwa bakunzi bacu nk'uko bisanzwe nangira mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Iyi ni indirimbo bita Exchange y'umuhanzi kazi Bwiza, akaba ari indirimbo nziza cyane, akaba ari indirimbo muri aka kanya navuga ko niyo ndirimbo ifite writing nziza, niyo ndirimbo yanditse neza, nshatse navuga ko ariyo ndirimbo yanditse neza ya mbere muri uyu mwaka. Hari izindi zagiye zisohoka zihari, ariko nyine iyi ndirimbo kabisa irarenze kabisa. Iyi ni indirimbo Bwiza yasohoye, ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 5 mu gihe cy'isaha imwe. Akayisohoye nyuma yaho yarasohoye indirimbo bita Rumors, ndetse kandi yamaze kurebwa n'abantu bagera ku 131 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Iyo Rumors nayo kandi ikaba yaraje ikurikira bita Ready, yari imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 1,600,000 mu gihe cy'amezi 5. Ndatekereza ko muri aka kanya rero amateka ashobora kuba yisubiyemo. Bwiza akaba yongeye gukora indi ndirimbo ya hit ya Danger. Nyuma yaho asohoye Rumors, nize kuba yatwika neza, ariko yavuze ati reka nze mbakubite mbereke ko akabi naho kajya. Iyi ndirimbo iyi ndirimbo Exchange ni indirimbo nziza, ifite amagambo meza kabisa. Umuntu yanditse ni umuhanga, dore ko Bwiza byatangajwe ko atari wowe yandikira indirimbo, akenshi ari Niyo Bosco uzimwandikira. Gusa nekereje amagambo arimo hano, nishobora ko atari Niyo Bosco yanditse, akaba ari uwo bita Mico the Best, kuko nekereza writing ya Mico the Best yumvishe nyine numva ukuntu bimeze. Harimo writing ya Mico the Best, hakazanamo n'iya Niyo Bosco, zikaba zivanze kugira ngo bakore ikintu kizima. Niko mbitekereza, nako binameze kwanza, kandi nawe urabyumva kabisa. Hano atangira avuga ati yarazi ko urukundo ruzayobora, ariko irari n'ubutunzi bimeze nabi. Nyine urumva mu buzima busanzwe abantu benshi bajya mu rukundo bazi ko bagiye gukundana, ari urukundo rugize, ariko nyine ugasanga umuhungu ararikiye irari, nyine ashaka kwirira umwana. Noneho n'umukobwa nawe ugasanga yikenere cash. Umukobwa yikenera umufungo, nta kindi kibazo afite, nta ikindi kintu akeneye ku isi uretse umufungo wawe. Niko Bwiza ari gukomeza agenda akutubwira ukuntu ibintu bimeze. Ati irari n'ubutunzi nibyo bifashe Vora, niko Bwiza arimo aragenda atubwira. Ati yarazi ko urukundo ariko rufashe, ariko nyine irari n'ubutunzi nibyo bifashe Vora. Guys, rero ibi ni ibintu byiza, reka mbabwire ko mukomeza kudukurikirana, kandi ngenda mbagezaho ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Nakomeza mbahereza update, tukomeze dusobanukirwe ibyinshi kuri iyi ndirimbo. Hano Bwiza akomeza agira ati iyi relationship irankorogoshora. Aravuga ko nyine relationship ifite uburyo imukora ahantu bikamucanga kabisa ku rwego rwo hejuru. Ati iyi relationship icyo nzi cyo bizarangira mu marira nitutagira icyo tubikoraho. Urumva nyine nibatagira icyo babihindura bitewe n'uburyo ari kubanamo n'umukunzi, bishobora kurangirana mu marira, bakaba bagira ikibazo. Urumva nyine ni ibintu bikomeye cyane kabisa. And even urumva ko nyine nta herezo ndetse na n'intego urwo rukundo rufite. Nimba ukundana n'umuntu se, ukaba tuvuge nimba uri umuniga uragenzwa n'irari, and even mu bibi nawe ikintu kimugenza nta kindi ni kuba ufite ikofi gusa. Urumva nyine ni ibintu biba bitajyanye kabisa. Ati dore umfata nk'BIC nkagufata nk'umukiriya. Ubwo urumva nawe komeza agira ati wowe umfata nk'ibitch yawe, cyangwa se umfata nk'ibitch yanjye, nanjye nkagufata nk'umukiriya wazo. Urumva lifestyle babanyemo. Nimba umuniga yakeneye wenda ayumva atameze neza, akeneye nyine mu mukobwa umufasha mu bintu runaka, aramuhamagara ati bimeze gute na gute. And even nawe muri ubwo buryo bwo kumufata nk'umukiriya, nuko nyine iyo abonye umuniga we afite ubucira amuhamagara se gutya na gutya. Arabizi kandi IBIC nyine n'umukiriya aho bahurira ni ku mafaranga ndetse no kuri ibyo bintu. Niba koko dukundana, kuki ibintu tutabihindura? Izo kiss nizishonga, n'iyi face ikayonga.
bizagenda biti bizagenda biti ndakeka hano nta kintu kirimo gikomeye namwe muri kugenda mubyumva niba muri kwirinda kwa nagira ibintu byinshi mbivugaho. Ati ese urukundo rwacu ntiruzarushize ibyo umundira byose n'ibiyonga cyangwa se nibigiraho bijya ubundi wankunze utayifite ikintu uri kugenderaho. Ibaze ko wa mugani nimba uri umukobwa ukaba uri gukundira umuhungu ngo nuko afite inote nizishira nyine ubwo urumva ni kwa here no kwita wikomereza ndivene nimba uri umukobwa uri umuhungu ukaba ukundiye umukobwa ibyo ngibyo ejo ushobora kubona undi ukunezeza kumurusha bikarangira umuretse. Rega mujye mubanza munumvire ku ndirimbo z'abahanzi baturirimbira. Arakomeza kubwira ati ese koko izi kiss nizishonga niba ari kiss sinzi ibyo ari kuvuga nibishonga and even ni face yanjye kayo tuzakora iki? What we gonna do? Ati I hate the way you call me only when you horny. Nanga uburyo umamagara iyo uri horny gusa. Nanone kandi wanza bumvikana. Ati you hate the way I call you when you got the money. Ati nawe wanga uburyo muhamagara iyo ufite amafaranga. Naho urabyumva nyine ukuntu ari kuvuga ati akano kantu ni keza cyane uburyo ino ndirimbo Bwiza yayirimbye ku buryo bwiza impande zombi yazigiyemo yavugiye umuhungu anavugira n'umukobwa ati wanga uburyo ngo uhamagara ifite amafaranga ariko nanjye nanga uburyo umamagara ari ukuriho ni gusa urumva nyine buri wese ahamagara n'afite icyo yishakira kimufitiye akamaro. Yo guys, iyi ni indirimbo nziza kabisa nashishikariza buri muntu wese kuba yajya kuri YouTube channel bita Bwiza akayireba. Ni indirimbo nziza kabisa kandi komeza mbabwira ati mbifurije ko ikomeza kuba iryohera amatwi. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ya weekend, ni indirimbo nziza cyane kabisa ku rwego rwo hejuru. Ninshaka mbisubiremo inshuro 10. Ni indirimbo nziza nakwifuriza wowe aho uri hose kuyireba kabisa. Twikomeze. Bwiza aravuga ati I'm sorry nge ndabona nazi ibyo turimo ubundi ibi turimo ni ibiki imikino turimo ni ibiki I'm sorry nge ndabona nazi nyine. Bwiza nawe uri kumva nyine nawe ku giti cyawe nawe nimba muri abantu babiri umwe nyine akaba afite icyo gukurikira nawe akaba afite icyo umukurikiye ubundi wamuganira ni gute utavuga ati I'm sorry nge ndabona nazi. I'm sorry nge ndabona nazi. Let's not waste our time. Ati nyine sorry nyine ngewe kabisa nge ndabona natazi ibyo turimo dushatse twanabihagarika ubundi bintu tuba turimo ni ibikizi inkundo zidafite gahunda. Nimba wumva uzamamagara ukuriho nanjye nguhamagara uko nekeza ko ufite cash ibyo bintu bimaze iki turaza kubyumva muri verse ya kabiri muraza gusobanukirwa neza none hari buza amuhereza ukuri 100% ukuri kuzuye kabisa. Ati iyo wakubiswe ndabirota nabyuka nakwibagiwe. Ino ndirimbo ni nziza kabisa nago nyine ni indirimbo wumva umuntu wese yumva kuva ni lifestyle y'abantu bose. Iyo wakubiswe nyine se si bisanzwe umukobwa kenshi iyo udafite amafaranga usanga naga kuvugisha bamugana bagira ngo bafite aho babirota bafite uburyo babimenyamo kabisa ku buryo abyuka yanakwibagiwe. Reka noneho dukomeze noneho akano kahita gakurikiraho noneho ati iyo mbonye umufungo ujejeta ni hahandi ubona nagosare naho ubundi nta kindi kintu gituma ngusarira uretse ko taba ari igihe cyuko umufungo uri kujejeta. Ati nawe uranyirinda cyane. Indirimbo nayikunze indirimbo nyine iri kureba ku mpande zombi arimo araza akavuga ati ngewe
none ikintu Bwiza ari gukora arimo arabanza akivugayo nk'umukobwa akahita aza akavuga n'umuhungu, ntabwo ari guhera kuri wenda ku bahungu cyangwa iki. Hano avuga ati nawe uranyirinda cyane iyo ndimo, ni ukuvuga ngo nyine iki kanavuze ni kutuvuge iyo akenshi umukobwa yirinda umuhungu yazi ko umuhungu ari mu minsi yo kuba adafite amafaranga pe ntanamuvugisha. And even na hano umuhungu nawe yirinda umukobwa nyine, hari igihe kijya namuvugisha igihe umukobwa ari muri periyode yiwe nyine yebere mu bihe by'umuhungu nyine ntabwo aba amwitaho nyine aramwirinda cyane. Ati arakomeza ati iyo ndi normal uba ubona nawe dusa, akongera ati umamagara be itarantuma, nyine utangira kunyita be nyine itaruma kugira ngo nyine ikimara kuma neza fresh njyewe mite nkugwiramo nyine kugira ngo urumva nyine utangira kunyereka urukundo rwinshi kuko ubuzi ko nyine tugiye kugaruka mu bihe byawe bisanzwe. Iyi ni indirimbo nziza, ni indirimbo nakomeza kwifuriza buri umwe kuba yajya kuyireba ku rubuga rwa YouTube rw'uwo bita Bwiza kabisa, mugende murebe ino ndirimbo. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo nakifuriza buri wese kuyireba kabisa. Mukomeze kandi mu gushyigikira umuziki nyarwanda. Izo kesi nizishonga niyi fesi kayunga, ese urukundo rwacu ntiruzakwama ubundi wa mugani. Okay, ushobora nawe kwita wibaza, ndatekereza ko ducatse twanarekiranga ahubwo wowe icara witekereza uvuga ute se urukundo nkunda umukunzi wanjye ni urukundo rumeze rute, ese ni urukundo rugamije iki, ese koko wa mugani niba mukunda urukundo nago iki gihe nigishira runaka wenda ibyo mukundiye nibishira ntago bizatuma namwanga. Nawe bitekerezo nawe ku giti cyawe, reba side yawe uvuga ute se koko umuntu nkunda ndamukunda bya nyabyo, uyu muntu nkunze ndamukunda cyangwa mukunze kuko anye muri ibibazo runaka. Rero nubona ariko bimeze nyamuneka wivire mu rukundo hakiri kare, ariko nubona ari byiza ikomereze ukunde umwana muri kumwe, umukunde neza kandi kabisa ibintu bikomeza kugenda neza. Reka mwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose. Mwibutse ko kandi gukora subscribe yawe ni ingenzi kuri njye nawe kuko bigufasha kutazigera ucikwa n'ibyiza byinshi tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Uyu ni Stream Jesus the Real Entertainer, murakoze cyane.